rutwara abasore rutwara inkumi, rutwara amajigisha n'ibikwerere, urupfu rugapfa rupfakare, ntirugira isoni, ntirugira ubupfura, ntirugira impuhwe, yemwe nirunagurirwa, ingoma yarwo ritaregewe. Aya ni amwe mu magambo ari mu ndirimbo Babyumvore Jean Baptiste yise Dukatiye urwo gupfa. Urwo runyagwa rwo rwadutwaye Alain Bernard Mukurarinda, wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda mu gitondo cyo kuwa 4 Mata 2025, aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal aho yazize guhagarara k'umutima. Ahagana mu masambi z'igitondo cyo kuwa 10 Mata 2025, nibwo Alain Mukurarinda yasezeweho mu rugo rw'iherereye Kicukiro hafi ya Saint Joseph. Mu muhango wo gusezeraho bwa nyuma Alain Bernard Mukurarinda mu gitambo cya misa cyasomwe na Cardinal Antoine Kambanda muri Paruwasi Gatolika ya Rulindo. Iyo misa yitabiriwe na bamwe mu bayobozi bakuru mu gihugu barimo abaminisitiri banyuranye, umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Rwanda Habyarimana Angelique, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolanda Macron, umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru Barore Cleophas, umunyamabanga w'umuryango FPR Inkotanyi Gasamagera Yararse, umuyobozi w'urwego ry'abanyamakuru bigenga mu Rwanda Scovio Mutesi, umushoramari akaba rwiyemezamirimo Dr Sina Gerard n'abandi. Bijyanye n'uko Alain Mukurarinda inshuti n'abahanzi, kumurikira byitabiriwe n'abahanzi ndetse n'ibyamare muri sinema nyarwanda barimo Clapton Kibonke, Ndimbati, DJ Bisoso, DJ Ila, Mico The Best n'abandi, dore ko banamukoreye indirimbo nk'amwe mu buryo bwo kumushimira ko yavuganiye abahanzi. Mu mugoroba wo kuzirikana ubuzima bwe, Muyoboke Alex yashimiye uruhare rwa Mukurarinda mu guteza imbere ubuhanzi, asaba ko intambwe yari amaze gutera itasubira inyuma. Ntabwo ndi butinde kuri wari mvuga kuri politike kuko ntabyo nzi n'ubwo nayize. Ndavuga re inshuti y'abahanzi, ndavuga re umuhanzi. Muri siporo witabiriwe n'abakinnyi n'abatoza b'ikipe nyakwigendera yarashinze yitsinda batsinda n'abandi batandukanye. Batuye isi ko Kristo ari umwami. Mu gahinda kenshi amagambo yuzuye ikiniga, bamwe mu bitabiriye umuhango basangije imbaga y'abantu inzibutso basigaranye kuri Mukurarinda. Tubisabe Imana. Muri uyu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera Alain Bernard Mukurarinda, zimwe mu nshuti za hafi nka Sina Gerard, Cardinal Kambanda n'umufasha wa nyakwigendera zagize icyo zimuvugaho by'umwihariko baranamuririmbira. Nyiricyubahiro Cardinal Kambanda yavuze byinshi byiza kuri Alain Mukurarinda, avuga ko dusigiye umurage w'uburezi, navuga ko Alain Mukurarinda yari umuntu ufite ukwizera mu buzima bwe, kandi ko kwizera kwe n'ukwemera ko ari byo byamuhaga imbaraga zo gukora. Mu magambo ye, Dr Sina Gerard wabanye mu rugo na Alain Bernard Mukurarinda akaba na muramu we, yavuze urugendo rw'ubuzima banyuranyemo, ahamya ko Alain Bernard Mukurarinda ari umuntu warangwaga no kwibwiriza, gukunda umurimo, gukunda umuryango, gukunda abana no gushyigikira impano zabo, ubuhanzi n'ibindi. Ndetse n'abawushatsemo ndetse n'igihugu muri rusange. Agiye umuryango kimukeneye, igihugu kimukeneye ndetse n'isi yose. Ndabivuga kuko Imana yamuhaye ubuzima, yamuhaye n'ubwenge. Ati nta munsi n'umwe yigeze abwirwa icyo gukora, yitabye Imana mu gihe igihugu n'isi yose byari bikimukeneye. Ibyo nabyo ni ubutwari. Sina Gerard yakomeje ijambo umufasha we, maze mbere yo kuvuga ibigwi n'amateka bya Alain Mukurarinda arabanza aririmba. Afite imyaka 8, yakomejwe afite imyaka 12, kandi mubinyemereye. Umufasha wa nyakwigendera Alain Mukurarinda yamusize n'agahinda kenshi, asaba ko yamusezeraho mu rurimi rw'igifaransa kubera ko ari ururimi bakoreshaga bavuga ku bintu by'urukundo cyangwa ibintu byiza kuri we. Namuganirizaga mu gifaransa. Tu nous quittes bien trop tôt, Alain. La vie devait nous réserver encore tant de surprises. Yagize ati wigendeye kare cyane, ubuzima bwari bugifite byinshi butugeneye, ibyo byiza byo kubana turi babiri, turi bane. Hashize imyaka 29 dusangira ubuzima ku minsi yacu ya mbere uruherane turi abanyeshuri buzuye inzozi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta n'imwe wigeze ucika intege. Ta passion pour la musique, pour les plus démunis, la politique, les débats sur tous les sujets,
Tout cela a rythmé urukundo rwawe ku muziki, ku batishoboye, muri politiki no mu biganiro ku nsanganyamatsiko zose, byose byari ibisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. un cœur et une tête remplis de souvenirs merveilleux. Wagiye ariko ntunsize amara maso. D'émotions intenses. Tu laisses wasize urusobe rw'ibyo nzakwibukiraho byiza, ibyishimo twasangiraga, amarangamutima twabibye hamwe. une joie de vivre immense. wasize kandi umurage n'agaciro wibandaga ku buntu budasanzwe, ibyishimo byuzuye, inyota y'ubutabera, urukundo rwo gukora n'icyubahiro ku murimo unoze. Igitsura wadushyiragaho qui nous alignait tous comme à l'armée. Mais ton plus beau cadeau, on est là et Anthony. C'est Nella et Tony comme tu les as chantés dans Martina. Nos deux joyaux, les trésors que Dieu nous a accordés, nous a confiés. Impano nziza kuruta izindi n'abana bacu, Anthony na Ornella. De faire en sorte qu'ils grandissent. Abo ni nk'imitako ibiri y'agaciro, impano twahawe n'Imana. Je leur parlerai de toi. Ndagusezeranya ko nzabakunda batoza indangagaciro zawe, ko bazakura baha agaciro izina ryawe. Buri munsi nzababwira uko ari umuntu udasanzwe, urukundo rwawe rudashira n'icyifuzo cyawe cy'uko twabaho twishimye. Je te promets de rester forte, de viser toujours le meilleur, de continuer à être mwana mwiza. Ndagusezeranya ko nzakomeza kugira imbaraga, nkaguma kwirwanaho, nkaharanira icyiza. Nzagumana n'umuco wo gusuzuma ibintu mbere y'uko mfata umwanzuro, wa mwitozo wawe kuva ku munsi wa mbere twahuriyeho ndetse n'icyumweru gishize. Ndagusezeranya kandi ko nzaharanira gusigasira umurage wawe, nkita ku muryango wawe, ndetse nkanagumana imikoranire y'ubucuti n'abagukundaga. On imagine déjà vos échanges passionnés et vos débats. Ngaho gira amahoro, uragiye gusanga papa. Ndabyumva mugiye kugirana ibiganiro byuzuye impaka z'ubwenge cyane cyane kuri politiki. Na mama watwigishije byinshi, yaduhaye uburere buhebuje. Embrasse aussi muzee na mukecuru. La famille d'Alice est aimable. Zoé et Kai. N'umuryango wa Ari, wa Zoe n'abandi bose. Uri kumwe nabo, mwese muri abamarayika badufasha, batwongera imbaraga ngo dukomeze kugenda tudahungabana. Alain, tu avais de nombreux rêves et tu en as réalisé beaucoup. Tu as rêvé de musique? Are, uri ufite inzozi nyinshi kandi nyinshi wagiye uzigeraho. Faire des concerts et de voyager. Wifuzaga guhanga umuziki, gukora ibitaramo, kujya hirya no hino no gufasha abandi. Je peux t'assurer que tu as réussi. Wavuze ko umunsi umwe vocal izaba ikintu gikomeye, ndakwizeza ko wabigezeho. Ici pour t'accompagner. Iyo abashoboraga kubona abantu bose bari no bagusezera n'u Rwanda rwose rukurira uyu munsi. Tu comprendrais à Wari warabaye umuntu ukomeye cyane Ale. Tu es devenu le grand Moukou aujourd'hui. Il y avait un rêve ultime dont tu aimais souvent parler. Et à chaque fois que tu me posais la question de savoir si je t'accompagnerais dans ce rêve, inzozi zawe za nyuma, ibyo uhora kuvuga, nari nsigaye nibaza niba nzakubera umwe muri urwo rugendo. Tu rêvais d'aller dans l'espace. Hari igihe uvuga ko ushaka kugera mu isanzure, gutembera mu kirere, kugera kure n'ibindi. Une étoile, il est milliers d'étoiles dans la galaxie. Je te souhaite d'explorer au maximum. Et dis-moi ce que tu auras. Uyu munsi abaye inyenyeri mu zindi nyinshi zo muri galaxy. Ndakwifuriza gutembera, kumenya byinshi. Iyabaga nakuburaga ngo uzambwire ibyo uzahabonera. Ta papaye, ton amour, Ingis, Phuket, Phuki. Ese haba hari n'imibereho iyo ruguru? Wagiye Ale wanjye, ariko urukundo rwawe ruragumye. Munyemere tubane mu mateka n'ibintu byaranze ari mukorane mugera akiri ku isi. Ni ku mbundo y'ubwenge wabo bucukumbuza. Mukurarinda yabonye izuba umwaka w'1970 avukira mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nubwo umuryango wese wimukira i Kigali ubwo yarafite imyaka 2. Amashuri abanza yize mu Rugunga, ayisumbuye yiga i Rwamagana muri Saint Aloys icungamutungo,
aho yarangije umwaka w'1990 yitegura kujya muri kaminuza y'u Rwanda, ariko uwo mwaka ntiyabashije kujyayo kubera intambara. Ibyatumye mu mwaka w'1991 ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Nize amategeko mu Bubiligi. Akiva mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda atangira akazi k'ubushinjacyaha mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2015. Umugore we yabonye akazi mu Buholandi ku cyicaro cya Heineken, bituma asaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Agenda n'umugore we kuba mu Buholandi, aho bamaze imyaka 4, nyuma berekeza muri Cote d'Ivoire mbere yuko bagaruka mu Rwanda ubwo umugore we yarabonye akazi muri Bralirwa. Ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali baye umushinjacyaha. Kuva mu mwaka wa 2002 agera mu bushinjacyaha, yakoreye ubushinjacyaha bw'urukiko rw'ubujurire i Kigali. Mu mwaka wa 2004 habaho ivugururwa ry'ubutabera, akomereza mu rukiko rwa Nyamirambo, Gasabo na Rwamagana. Yaburanye imanza nyinshi zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo nakuze akazi kanjye ndazishinjaye, ntabwo wancikaga. N'umwe mu bari bagize itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Ingabire Victoire mu rukiko rukuru rwa Kigali, akaba kandi yari mu itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Dr. Leon Mugesera. Mukurarinda kandi yasohoye n'igitabo yise Kimanipireki kigaruka ku migendekere y'urubanza rwa Ingabire Victoire, aho yagiye agaragaza ibimenyetso bifatika bishimangira uburyo Ingabire Victoire yigaragaza nk'uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, nyamara mu ibanga atera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha. Ari Mukurarinda yageze aho ngaho abana umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yewe murekatete ry'abatoya umuteta bikwiye cyongwino gutete. Mwari muzi ko ari yanjye se? Ku ruhande rw'ubuhanzi, Mukurarinda avuga ko yatangiye umuziki yiga mu mashuri abanza aririmba muri korali z'abana muri kiliziya, nyuma agiye mu yisumbuye akomeza kuba mu miryango y'urubyiruko gatolika, aho bahimbaga indirimbo n'imivugo bitandukanye. Ubwo yararangije ayisumbuye nibwo yanditse indirimbo ye ya mbere ijyana muri studio, aho yafatanyije n'abandi basore bari inshuti ze bashinga orchestre yitwaga Galaxy Band. Nubwo nyuma hagiye hiyongeramo abandi, nyuma waza gusa nk'uyivuyemo ubwo yajyaga kwiga mu Bubiligi mu mpera z'umwaka w'1991. Ageze mu Bubiligi yakomeje umuziki ku giti cye bifatanya n'amasomo. Avuga ko muri icyo gihe cyose byarangiye akoze album nk'ebyiri ubwo yari ari ku ishuri mu Bubiligi. Ahagarukiye mu Rwanda avuye kwiga mu Bubiligi, Mukurarinda yakomeje gukora indirimbo zitandukanye zirimo izo kwamamaza, izo mu kiliziya n'iz'amakipe atandukanye, zirimo n'ikipe y'igihugu yamenyekanye cyane Tsinda Batsinde. Mbega ubushyuhe n'ibyishimo. Ubwo yavuga ko indirimbo yahimbiye ikipe y'igihugu, Mukurarinda mu kiganiro yigeze kugirana na televiziyo y'u Rwanda yavuze ko ari indirimbo yakoze ku ntego ndetse atayifata nk'indirimbo ye kubera ko iza mu za mbere zakorewe ikipe y'igihugu. Dora bafana ngo barogeza. Mu magambo yagize ati, nkubwije ukuri indirimbo ntabwo ikiri yanjye, yabaye iy'Amavubi, iy'Abanyarwanda, kuyumva ni byiza birashimisha kandi buranayikoze ari intego. Imyaka ibaye 20 isohotse, abana bo barayikunda ndetse niyo babonye ari njye wayikoze baratangara cyane. Yakomeje avuga ko indirimbo ubwo yasohokaga yanifashishwe mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka wa 2003. Mu magambo yati, mu matora ya mbere indirimbo yarakoze, abantu bataratangira gukora ibijyanye n'amatora. Buriya nene yise Ishema ry'u Rwanda, yijyanye kuri Radio Rwanda izina bararihindura. Nubwo yaririmbaga indirimbo z'amakipe arimo Mukura Victory Sport, Rayon Sport, APR FC, Mukura ari umufana ukomeye wa Kiyovu Sport, ni ikipe nayo yakoreye indirimbo ari nayo ikundwa n'abatari bake. Mukurarinda yagaragaje ko izi ndirimbo yahangiye amakipe azifiteho urwibutso kuko banazicuranze mu bukwe bwe. Mu magambo yagize ati, mu bukwe bwanjye twageze hagati uvanga imiziki ashyiramo iya Kiyovu kuko ariyo mfana, maze harashyuha cyane. Yahise akurikiza ya Rayon Sport ubundi harakongoka. Bariya abantu ntabwo bamenye aho bavuye, niyo waba uri muri Australia. Aha yavugaga bareyo. Uretse guhanga indirimbo z'amakipe no kumufana w'umupira, yari yanashoye agamije kuzamura impano,
yashinze irerero ry'umupira w'amaguru ndetse yanafite ikipe mu cyiciro cya kabiri twatsinda batsinde. Ni igitekerezo ko cyavuye ku rukundo rw'umupira w'amaguru yakuranye ndetse no kuba yarabonye abana b'Abanyarwanda bafite impano badahabwa amahirwe. Ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye Mukurarinda yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, aba umusifuzi mu marushanwa ya interscolaire, rimwe na rimwe akaba umutoza y'umutoza mukuru yabaga adahari. Uretse kuba umuhanzi ku giti cye, Mukurarinda yari umushoramari mu muziki, aho yagiye afasha abahanzi batandukanye yabonagamo impano harimo nka Clarisse Karasira, Nsengiyumva François Keye Gisupusupu, binyuze mu cyitwa Boss Papa yagiye anategura amarushanwa atandukanye yo gushaka impano mu by'umuziki, arimo iryitwa Gahanga Higa. Kuva umwaka wa 2018 nibwo Yaremoko yatangiye gukora n'umuhanzi Nsengiyumva François wari usanzwe acuranga igiceri cya senkani mu masoko ya za Kiramuruzi. Kuva iki gihe ubuzima bwarahindutse, atangira kugaragara mu bitaramo bikomeye, ari nako yongera umubare w'indirimbo ze maze aba umuhanzi w'ikimenya bose. Yaremoko yaririmbye indirimbo zakozwe nka Murekatete, Gloria, Bonane na Musekeweya. Uretse indirimbo zitandukanye yakoze zikamamara, Yaremoko yanakoze zakoze ku mitima y'abakunzi ba ruhago zirimo nka Tsinda Batsinde yakoreye ikipe y'u Rwanda Amavubi, Rayon Sport, ikipe ni Mukura yakoreye Mukura Victory Sport ndetse n'izo yakoreye Kiyovu Sport na APR FC. Yaremoko asize umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Imana yagura imva ye n'umuryango ukomere.